Ndi papa Sava. Wagize umwana w'umunyarwanda. Ikizi. Hari n'utugore tujenana. Kakakuzonga ukagira ni connection igenda. Kiri umugore ugira gute? Umugore ugira gute? Nós sigo seguir. Não, kada mubwira ngo muyo kambwira ati ruga. Amafaranga yo gutera ibishyimbo ko tugeze igihe cyo gutera ibishyimbo. Uwambira ko nta mafaranga yo gutera ibishyimbo. Ariko so urambwira ngo amafaranga yo gutera ibishyimbo. Nawe none reka mbikubaze mama Sava. Nk'ubu ngubu dore kuri rashaka ndinda kujya ninyagiza. Usisaye. Ubusa abantu n'ubundi banditse ko bazatangira ubukwe saa 3:30 saa 4 baba barangije uzi n'ibintu binyura. Reba icyambere gutanga karibu. Urumva bahagera bakavuga bati mwakira abantu bakabanyuzamo icyo kunywa. Bari abantu naba bagira umuryango mugari. Urumva bakabanyuzamo icyo kunywa. Icyo kunywa kivuyeho bakavuga bati noneho wa wundi akaka ijambo. Uriya muryango ugira abantu benshi sana. Nibarangiza babahe icyo kunywa. Yego. Reba gupfundura Impande zombi. Noneho urumva umusa nugushaka se. Reka ndebe. Ya mikenyero bari. Taka imikenyero ni mu. Iri mu gikapu. Ntango nufite muri bu. Iri. N'inzanye. Iyo gukomeza guteze yo. Corekeza. Uri kumva? Urabona uyu runo yatari umugabo. Afunye umwana wanyu tubuze ngenda kinakiza. Oya ahubwo ni mwabitinzeho cyane ko Nta nubwo mwabitinzeho nyine niwe wananze pase. Njyewe? Sirisha naryo byamanze ko pase. Muvuga ngo twagane mujye mugenda mugane mwitetera. ariko mujye mwitetera digeye. Kusitse. Zeresha. Sha mwebwe ibyanyu bari na byiza si nk'ibyanyu n'uyu mugabo. waranyiziritse. Oya ntabwo harabura nyine ko bagiye mu buraya. None usanze babyihutishije se wambira yuko nta mafaranga uri buzane hano. Nta mafaranga uri buzane tugeze igihe cyo guhinga. Igihe cyo gutera. Ndagira ngo mumenyeshe ko nkeneye imbuto y'ibishyimbo. Era amashuri nta kintu waza kumbwira. Amashuri ntazatangira ejo. Haguruka ujye ku kazi. Twumvikane kandi. Uranga umarishe. Amayoga ntegeze. Inzoga zarahwijya. Amafaranga uhembwa harabura. Inzoga zarahwijya. Uwo mu mafaranga uri buzane ntabwo ndi kugurira. Jese nkunda urugomo rwawe. Ndarazimugura ari wowe. Mu mafaranga uri buzane. Ibyo amafaranga uri buhembwe ntabwo ndi kugurira inzoga. Nta murenge bafite uyu munsi. Imbere yo kujya nyine kukiriza barajya mu murenge. None se usanze babyihutishije. Ariko nyine papa Sava. Papa Sava urabizi neza yuko dukeneye imbuto y'ibishyimbo. Ntabwo ubona yuko imvura yaguye. Wowe jya ku kazi sibyo? Gize igitekerezo. Genda ujye ku kazi nuza turasangira. Ubundi ni fantuma ntunywa inzoga. Sibyo? Oya inzoga arazinywa ni ubwo Reba kirimo. Oya amasaha ntabwo yanywa inzoga ngo Isa ntabwo yanywa inzoga. Rata Papa Sava ajya dore ku ukuntu kazi. bimeze. Iri cupa turihangana natwe ibya byose turarigezaho ubukwe burangiye. Dushobora no kuyinywa tukayimara tugataha. Ndabeshye kirimo. Reka gende wa mugani urakubinyanga mugabo ubukwe ni sawa kandi nk'umuntu uri smart nawe usobanutse. Ntabwo ndatunganya n'inkuyo. Noneho wa mugani turakomeza tugende tunavugana. Ntari sawa. Nukabwira natamye enjoyingire bandi. Yes. Reka tubahe umwanya reka tubahe rugari mwitekerezeho nanjye na Dia wanjye tujye kwitekerezaho. Reka tubahe umwanya ariko burya ngo bicuti n'umugabo bikakurongorera umugore ariko wese reka tujye kwitekerezaho nabo bitekereza. wa mugani wawe reka tubahe rugari ndabona mufite imitima kandi mwibonanye n'ukuri nawe ubundi natwe tugiye kwiyunga nta kintu cyaba kiri bahangaha. Sawa. Genda shaho meze neza. Genda
gashaba basa noneho mwe murasigara mureba nayiga wowe nyine bagiye ubona yabishyigikiye akoze n'umugore w'umugabo ajyana heno ariko se mukibagiza wamenye bari gupanga iki uzi bapanga ajya ugabanya umuro wagiye ibintu bivuga undi uvangavanga mu by'ikirere ibintu nk'ibyo mbese nza si ubucuruzi undi ari gupanga undi kujya baranguzanya ubwo ni iyihe bizinesi agiye kuganiriza umugore w'undi mugabo mu bindi byumba ariko ntukivange niba bagiye kuganira bagiye kuganira ni iby'urugo rwawe ahubwo twivugire hari aho ubucuti bugarukira ariko fete atansiyo buriya hari ikintu ni iki kintu nangira abantu b'abaturage ntimugenzwa na kamwe narebye buriya fete atansiyo ntimugenzwa na kamwe ibyo bikurebaho iki ubu samujije iki se none se bigenze biti uzi ko yari yaradutumiye koko ntibuka ko twakoze inama ya mbere y'ubukwe uno mutinda aramwicyanyeda cyane ni nkaho wabizi ariko kuko ari bwarabaje muramumubwira hano mwana ari bubwire rero bimbaye oya byose nanana buri wese uhanyura turamubwira kuko nanoze ahitaza nyagitaronete umubwira ati reka digidege se sawa tumuvuga urwo kwimanika mu rutoki ni supu ya panya niki akoze icyangombwa ko ari uko apfuye yaba yiyahuye byose ni urupfu ari ikintu kitari urupfu tuvuzemo iperereza ribunakorwa ubwo se nibaza muravanga irakorwa nande se kandi tukubwira ko umuntu yahuye kumuzazama ahubwo babigendera bahere bavuga yuko yishwe n'uburozi ntago wumva ahubwo aratadididi iyo ngingo noneho Didasiye nabaragarutse agaruka ati mwabagabo mwe ko muvuga ngo digidigi yarapfuye abamuhamagaye gacabo mwari muri kumwe se yeyahura cyayagute manu nawe akahita avuga oya yanyweye sumu ya panya ni sumu ya panya niba yahuye rero turashize arakwitabye ubwo wasanga ari umukunzi ubwo umukunzi arashyize manusi kiributi nipfuye oya ntago aho ni aho kure ngaho ni umuzimu arakwitabye vugisha aho ni wowe aho ni umuzimu tugiye kwirangiza ni Didasiye arabagarutse ariko wowe uba wahageze ngenda banahaje good kuko uraza tubwira ngo duhuriye hano epfo mu rutoki nyine nuko nyine muri wenyine naragiye kwiyahura si cyo twavugaga se nyine ko zizuru rw'agashinyaguro nyine ahubwo umva umuzimu aratwiye uraza ukurikiye Didasiye gira Didasiye na nyiragitariro bavuze ko wapfuye kugira ngo kuja digidi uyu muzimu aratuma bavuze ko wapfuye bro kurya mwicara mukamfata mukanyica kugira ngo mukune ngo mumureho zinambara urabona utariho ikoreho wumva urumva utari hose umva akomana kurya mwicara mukagena ariko kirimbo uruzi ko ibintu byo gushakira uronye mu bantu mugenda mubasebya mubinjira mu buki karakaze kubona gifite agatuza ubu kigiye guhinga ntabwo cyakora ariko se reka mbabwire zana iyo abandi ko banze kwiba bafataga n'amajwi nibwo bisobanukiwe reka we icyo gikamera cyane ntukirenzaho nawe nanjye nakwisi inama kakini imbesire nziza bakuzanye gitari niyo tumwishaze yicara adakubiswe ahubwo oya Didasiye nakubite mu wese mutego tugende gake byagaragara hasi no kutishongora kari agaporoje ubu murashaka kutuvangira kari akazima kari akazima ariko se papa sava umuntu kuba nafata ifoto ya papa sava nkafata ifoto ya digidigi nkabipostinga ku gaporoje bosi ko aduhemba hanyuma nkakora agatwiko murumva ari ibintu birebire ariko uriya mukobwa yateretaga umugome niwe wazize bakavura inkweto ngo yamubenze sha n'umushingwe mubi none uriya mukobwa uzi kunatera n'umwaka uzi ko uriya mukobwa digidigi ajya gupfa ko abandi basore iyo kamera hano ko abandi basore mungana banze kujya kwiba bakavuga ngo bashirike ubute bakore ububumbyi nkarakara ku munsi wawe mbazingawe ko muri agatuza kandi uretse kujya gushakira mu gushaka kwica abantu bwira vevaza kure iyi modoka nacyo tuki abantu ushaka mindo kwinjira mu buzima bw'abantu utanga amakuru ubeshya ukoresheje amashusho cyangwa amajwi byabo babeshyera gutera intugunda mu bantu gusebanya ibintu bigeze kuwo musheri wa digidi none se nitwe mugiye kubigiraho intambara abandi barabikora kuki saho utapfuye abandi barabikora nawe uzajya ukora icyaha kubera ko abandi bagikoze nyangaragara ubwo ntabwo ari twe kabiterera ku buryo mwabitwitunira ko mbona yirakaza uriya ko ndeba yibyimbye n'inyinya wagira ngo ni y'urutozi niwe wapfuye niwe wapfuye ko ndeba ushaka ubundi sawundi ziri bana duhite tubasaka hano nyikuremo wabibonye
wenda ni mutobere twakabije wenda tuvuguru wenda iyo tuvuga ko twasambanyije nk'umuntu wenda kuko twarengereye twari kuvuga ko wenda kwasambanyije nk'umwana ako mutobarire wenda icyo kuko tukivuga wese uributse muvuga mutwenda yakoze ubukwe bw'ibanga subscribe ahubwo subscribe tukande subscribe mukadusharingira ko byose ari byiza ko ntari nagatwika kandi muzi bagirwa akantu ka comment abantu bafuza kora like ukore subscribe ubundi nurangiza usharinge link ntutinde gukora akazogera niho bikubita neza